Mwongeye kwirwa neza abakunzi ba Big News TV, nizere ko mumeze neza cyane, aho tuba tugarutse kujya tubagezaho amakuru aba agezweho muri entertainment yo mu Rwanda. Amakuru aba agiye agezweho ubu ngubu twe tuba update. Niba utarakora subscribe, kora subscribe tujye tubana mu nkuru cyangwa mu biganiro biba bigiye bitandukanye. Reka inkuru yacu tugiye gutangira ku muraperi bita Ntakirutimana Dany, uzwi nka Dany Nanone mu muziki w'u Rwanda. Uyu musore akora injyana ya hip hop, aho yari aherutse gusohora EP yise 112 indirimbo 6. Uyu muraperi bita rero Dany Nanone yavutse tariki 28 Kanama 1990, aza gutura i Nyamirambo, ariko ubu ngubu akaba atuye hano Kicukiro. Amakuru aragira ati rero uyu muraperi bita Dany Nanone akomeje kumva mu nkuru zigiye zitandukanye ziri scandal, aho yakomeje kugenda aterana amagambo n'umugore we bikagenda bizamo na RIB, bashinja ko Dany atera inda akihakana cyangwa akanga gutanga indezo, aho RIB yahise igenda imutegeka kugenda atanga indezo y'ibihumbi 90 bya buri kwezi kugira ngo uyu mwana aze kugenda abaho. Ariko nyuma y'aho ngo bidatinze umuraperi Dany Nanone bivuga ko yaje gutera inda umugore we ya kabiri, nk'uko umugore agenda abitangaza. Ubu rero byari bimaze iminsi biri bombori, aho umugore we ejo bundi ngo yagiye kumusura ahantu yabaga hano za Kicukiro, akamufata aryamanye n'undi mugore bita Ngwinondebe, uzwi cyane mu itsinda rya John Twins. Uyu mugore rero wa Dany Nanone uko yatanze interview kuri 3D TV, aho agenda agaruka uburyo byagiye bigenda nyine, ku buryo umwana we yasanze nyine Dany Nanone muri studio we na Ngwinondebe bikingiranye bari kuryamana, bahuje urugwiro, umwana bikamubabaza cyane, ndetse mama akagenda avuga ko Dany atagenda yubahiriza izi nshingano z'uyu mugabo, aho abenshi bagenda bavuga ko iyi ari turufu uyu mugore akoresha mbere y'uko uyu muraperi Ntakirutimana Dany, uzwi nka Dany Nanone, niyo agiye gusohora indirimbo cyangwa agiye gukora nk'ikintu, cyangwa niyo agiye gukora nk'igitaramo ahantu, cyangwa agiye gusohora amavideo, amashusho y'indirimbo yakoze, uyu mugore aba abonye turufu yo kuza avuga ko uyu mugabo atuzuza inshingano. Amakuru yaragezweho ubu ngubu ni uko ntabwo turayaperereza neza niba iri kuvugwa ku muhanda ko uwo bita Dany Nanone ufitanye umubano wihariye n'uyu Ngwinondebe uzwi mu izina rya John Twins, aho ubu ngubu babafashe basambana. Nanone nyuma bigiye bivugwa cyane, yaba Ngwinondebe akabyigarama na Dany mu binyamakuru ari gukoreraho iyi EP 112 yahaye izina rya 112, akaba yaragiye abyigarama avuga ko ari umushuti we, ariko batagera ku rwego rwo gusambana. Agenda anahakana amakuru y'uko bagiye basambana muri iyo studio ya Dany Nanone. Ubu ngubu rero amakuru dufite ni uko ubu ngubu bamaze kwitaba, kuko ngo yongeye bagafatwa, hakaza uyu mugore wa Dany Nanone yabafashe, bakaba ari ibintu bikomeye cyane. Ubu ngubu bakaba havutse uburyo bwo gushyamirana cyane, ariko abaturage bagatabara. Uyu Dany Nanone rero akibibona, bafashe bakaba bitabye ubugenzacyaha. Ni amakuru ari ku mihanda, turakugenda dutohoza nk'uko tubagezwaho amakuru aba ashyushye cyane, tugende tubabwira, tubihe update z'iyi nkuru. Kandi ibi bibaye nyuma y'uko uyu muraperi Dany Nanone amaze gushyamirana cyane n'umunyamakuru bita Philpeter. Ni ikiganiro cyabaye ku cyumweru gishize, aho muri The Choice Live, ikiganiro kirimo Freddy Musoni, kirimo na Babu Rwanda ndetse na Philpeter, aho bari bakiriye Dany Nanone aje promotinga indirimbo ye bita iyi album mixtape yitwa 112 iyi EP. Ubundi noneho Philpeter agashaka kumubaza ibye n'umugore we ndetse n'indezo bamushinja kudatanga. Dany Nanone rero ntiyabyakiriye neza ibibazo bari kumubaza, kandi yaje gupromotinga
iyi EP ye we yahise amusubiza nk'uko Philipita yaravuze ngo umubyeyi wanjye se ibi ni iki? Dani Nanone aramusubije ntabwo njye ndi umubyeyi wawe, barakomeza baterana amagambo menshi ngo wamubyeyi ute warayihakanye abana. Ibi rero byarangiriye muri iyo studio ba Bobo barahosha, ariko amakimbirane akomereza ku mbuga zabo, aho Philipita yahise agenda aravuga ngo mugende mwigishe uwo muhanzi wanyu kugira ikinyabupfura, nimba ubona ko waza muri studio nta kintu ufite cyo kubwira abanyarwanda ukihamira ahantu wagumye, cyangwa se ukituriza, cyangwa nimba wumva ikibazo bakubajije ntacyo ushaka kukivugaho ukicecekera ukavuga ko udashaka kubivugaho aho guterana amagambo n'umunyamakuru. Dani Nanone ni umuraperi nk'uko bajya bavuga ko abaraperi bo mu Rwanda batajya baripfana, nawe yaragarutse ku mbuga ze nkoranyambaga arandika ngo Petero Nzokira arongeye avuze ubusa. Ni uko nguko rero amagambo arakomeza arateranwa, ariko ubu ngubu yari yagiyemo akantu k'agahenge, nk'uko EP ya Dani Nanone yari iri kugenda icuruzwa ku mbuga zigiye zitandukanye. Ni uko nguko rero ibintu bigenda bivuga ko Dani, ubwo mu minsi ishize n'umuvugizi wa RIB yari yihanangirije abantu bose bagenda binjira muri uyu muryango wa Dani Nanone n'umugore we, avuga ko bakuze aribo bazicara bagakemura ikibazo bafitanye, atari ibintu byo kuza mu mbuga nkoranyambaga. Uyu nguyu Dani Nanone n'umugore we aribo bazicara nyine bagasoza buri kibazo bafitanye, kuko ari abantu bakuze cyane bajya no kubyara, buri wese yari yujuje imyaka. Uyu musore Ntakirutimana Dani uzwi nka Dani Nanone ni umusore mu muziki w'u Rwanda witabiriye Guma Guma ebyiri, ni umusore wakoze comeback aho yagiye kwiga ku Nyundo, ni umusore uri kugenda agenda akora back truth mu muziki we, aho muri EP wanajya no kuyishaka kuri YouTube hari indirimbo bita Hazaza, hariyo bita Amadosiye, hari iyo bita Mosondyo, hariyo bita Ihame, ariko hari n'indirimbo yari yafatanyije n'undi muhanzi bita Earrings bita Sofa, yo inafite amashusho. Rero turakomeza tubakurikiranire aya makuru uko bigiye byihagaze n'uko bigiye byifashe, niba koko uyu muhanzi Dani Nanone n'uwo bita Ngwino Ndebe uzi mu itsinda rya John Twins, aho bakora ibiganiro kuri YouTube channel bakaba banabyina mu rukerereza. Tugende tubakurikiranire amakuru nimba koko batawe muri yombi kubera ko babafashe basambana, kandi bigateza saga n'umwuka mubi, abaturage bagahurura, ndetse n'uyu mugore akaba ari wabyigiriyemo. Ni amakuru twakuye imihanda aho byabereye mu karere ka Kicukiro mu Kigarama, ni amakuru twakurikiranye, tugende tuyareba uko bimeze, turaza kubabwira update z'ibigezweho. Ubu ngubu rero mwagenda kuri YouTube channel ya Dani Nanone mugakurikirana ibiganiro bye, mugakurikirana ibyo agenda atangaza, imiziki aba yabahaye. Ubu ngubu twavuga ko afite EP nshyashya bita 112. Mukomeze mudukandire subscribe, amakuru mashyashya buri kimwe tugenda tubageza update news. Murakoze.